ntabwo ibiryo byanjye mbikumbura cyane nk'umuceri wawo cyawufana ariko ibindi ntabwo yabirimo amavuta menshi naragezeho noneho ndabyiwangana. Uramutse ukundanye n'umusore umurusha ubushobozi bw'amafaranga nibwo ndimo kuvuga, wamuha amafaranga ngo agukwe? Ankwe iwacu batabizi ariko batabizi nayamuha. Hello people, nizere ko mumeze neza cyane. Wakoze cyane guhitamo yawe TV utubona kuri YouTube channel yacu. Ni by'agaciro cyane ko waduhise muri butarakora subscribe urabikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Dufite kandi website yacu ya yawetv.com, aho ngaho niho usanga amakuru yizewe umunsi ku munsi. Ushaka kubaho ufite amakuru, ikintu cyambere na amakuru, kubaho uciye ukubiri no kubaho udafite amakuru, ibyo byose ubikesha yawetv.com. kandi dufite sauna and massage, dufite gym nziza cyane usangamo ibikoresho bitandukanye, dufite swimming pool, ibyo nahandi bisanga uretse muri Body Max Fitness musanga mu Giporoso usa n'werekeza i Kanombe muri Hilltop, naho ngaho tuba duhagaze tayari gatanu kuri gatanu. Duhamagara kuri 0788 35 80 41, hanyuma bakaguha ubusobanuro baburusubwo ngubwo muhaye. Wakoze cyane kuri kamera zanyu mwe murabona umukobwa mwiza cyane usa neza, kamera kavuka fresh kuri iPhone yari yakunzara kumeta kugashakoshi kaguci, urasa neza cyane. Urakoze. Tubaye ikaze kuri yawe TV. Nakoze cyane. Namahoro. Kubitonze cyane. Ntabwo nitonze. Ni nuko ni niho ndwara wirwari. Oya ntabwo nirwari. Ntabwo ari ndwara wirwari kwitonda. Ntabwo nitonda cyane, nubwo ndi umusazi ndaho ndacagaze. Ngaho kabisa. Urasa neza. Urakoze. Kamera kavuka sava agashakoshi kaguci, tuntu twose tugezweho. Marike ya iPhone ni 12. Oya. 12 Pro Max. Ni 10. Nazikwegereye ku ruganda ufite agaya kakiza tu. Ni vuba. Twishimiye kukwakira kuri yawe TV, twamaze no kuguha ikaze. Welcome to the show. Thank you very much. None sibwo noneho tujye guhera hasi, cameraman araza kumfasha ajya kuzuminga neza cyane, hanyuma dusobanurira no y'imyambarire yo agakweto ko kazamuyemo kuno. Ntago ari kugendesha ibirenge. Ntago ugendesha ibirenge tu. Kubera ni imodoka yawe wigenderamo gusa. Ugenda mu modoka yawe bwoko. Suko nuri kunjinyagurira. Ugenda mu modoka yawe bwoko. Muri za V8 nk'izo zose. Nanjye wambaye neza, ugereranyije uhagaze nk'amafaranga he? Waba ngoye ntabwo ari menshi magaze. Tubare nari bidere ku nkweto, akantu nyine kari ku kuguru bakita akameti ki? Nakaguru mete. Ese wamugani iyo bavuze gakaguru mete nubahaza ibintu by'akaguru? Oya. Ni hari ubwo sinzi ariko akaguru mete. Ariko iryo jambo nanjye nigeze gutekereza ko impamvu akita akaguru. Ariko byakaguru. Ariko wapi? Mama yambwiye ati wapi rwose igifaransa cyawe kiri hasi. Yeah, it's a French word like. Okay. Nagatako tu. Nagatako. Okay, fresh sana. Nagakweto keza, yo bayita ipantaro, bayita kinanzi ipantaro iz'abasore. Niyo ngiye bayita ipantaro. Nayo ni ipantaro. Balance. Nayo ni ipantaro. Kumeta 3. Ndi harimo niyo umugabo cyane nagatako tu. Aho harya umugabo ashyiraye. Ntago mbizi. Ariko wapi nizanjye. Nakiryo tu nagatako. Zose ariko zifite icyo zivuze se. Ko nyine wahisemo intoki uzishyiraho, baza ko zose zifite. Nuko mbona ariho zimbereye tu. Nagasa keza. Merci. Nibwo ko kibwo. Ntago ari marque kabisa. It's a Dibishi whatever. Naka bronze uko. Naka diamond. Ko wabishaka kose. Byavamo. Ukisa akadiyama byavamo kayo kisa akararija byavamo. Naka argent kariho naka some golden shit. Okay, sana.
ariko wanze kutubwira nk'amafaranga uhagaze. Ntabwo ari menshi nta nubwo ari make. Yandaho magaza yasanzwe umuntu wese yakwambara akaberwa. N'uturinete two twitwa ngo iki se? Bazita rinete, bazita filime, bazitanga iki? Byose shades. Icyo ushaka. Defense. N'aka make-up ka fresh. Ibyo turazi kubana no tubigaruka fresh. No hari imyumvire igiwa mu bantu bakabanga ku kantu cameraman ajya makamanura hafi ko kantu kari ku kirenge ku kagromete. Ujya wumva imyumvire itandukanye abantu bakagiraho. Ego. Bavuga ngo iki? Ntabwo nzi precisement ngo ni bavuga ngo iki. Gusa I know abantu bamwe baragiraho imyumvire imwe abandi iyindi. Ese ariko nibaza ko kwambara kano kagromete I'm a fashion person like nkunda nyine ntago umuntu njye ntago nakambara mvuga ngo hari uwo nigeze kumva avuga ngo nagaki ngo ndangira umuzungu ngo nakandagira umuzungu ntago nyine biterwa na purpose ufite. Ngewe nkambara ko kambereye as long as kadatandukira my personality cyangwa ibyo nemera cyangwa uko nshaka kugaragara. It's just you don't care about what people think. No, you have to care. Ibyo ngibyo ntago njyemera ngo you don't have to care about what people say. You have to care sometimes. Ariko nyine about this na intentions mbimba mfite so yego icyingenzi nuko wowe nyine we na intention long ufite ntasubwo nyine sibyo byane n'icyo kwango ngiye sinita kuko abandi babitekereza kuri bimwe ntago nta nubwo rega witaye ku bintu byose abantu bavuga rega wanasara wana so bimwe urabyitaho ubona ko hari nawe hari icyo nawe ushize mu bwenge hari n'ibindi ubona ko it's just none se tugira tunabivaho kugira twigire no kuzindi ngingo abantu babivugaho iki wundi abo jya wumva bavuga harabo ari umuco wabo batagize n'icyo batwaye hari n'abo ngabo nyine bavuga ngo nizandangira muzungu hari n'uyambara ndangira muzungu for how much hari n'ukambara nk'umurimbo yego ariko se wa mugani sibisa no gukopera ugasanga wenda impamvu wenda hari impamvu hari n'ababyumva muri sense long nuko baba barabyumvishe mu yindi mico y'ahandi bisobanura ukundi and then babihuza nuko turi muri culture yindi itandukanye bakabifata muri sense zitandukanye but culture nyine birashaka ni culture ku bantu bamwe twebwe se ubu ni ukwigana nyine muco ariko hari na civilization ubwo nyine umuntu tugenda kwiterambere rigenda neza tugendana nayo bigeze atari ukuvuga ngo wishe culture ariko nta nubwo nibaza ko iki kintu cyatuma umuntu agira ngo uyu mukobwa ngo ndangira zawe ngo ndangira muzungu ese nta mwirabura bakurangira sisi wabo bahise w'umuzungu abarundi nibo bakunda kuvuga ngo nizandangira muzungu turi kumwe nande se amazina nitwa Iraganje Roxane Honya Iraganje Roxane Honya abantu ndatekereza ko ari buze kujya basubiza inyuma kugira ngo baryo Roxane abantu baraza gusubiza inyuma kenshi kabisa iryo zina ntabwo byoroshye tu umubyeyi ari umusirimu ntabwo iryo zina bapfa kuryita umuntu cyane bareba n'umukobwa wabo bahita bibaza ko umubyeyi ameze Iraganje iryo ndi bwifatire tu iryo ndi bwifatire rubanda bataza kurinyuzamo nta kibazo Iraganje ngo ryice urivuge nabi byaba navugira inyarwanda fresh sana that's how I do it hanyuma dutangiye show yacu noneho fresh umunsi wa Iraganje ubupanze gute ndi umunyeshuri so umunsi wanjye ntabwo uri that busy ndabyuka saa 12 nkitegura saa 1 n'igice nkaba nageze ku ishuri
nkiga bitewe n'igihe ukiga nyine amashapitire mpaka yarangije nkataha nyine nta bintu biri special iyo nta wenda si turebe kiretse ari umunsi nyine udasanzwe mfite ikintu kiri special that I have to do yego niho nyine urumva schedule irahinduka ariko my routine is just the same kubyuka kujya kwiga gutaha yanahinduka bitewe na mwarimu ariko byose urumva ni ukwiga wiga mu kangahe njye niga mu wa mbere niga mu wa mbere ariko ntabwo bivuze ko aribwo ntangiye university maze imyaka myinshi niga university pe ndi umuntu wize mu Bushinwa imyaka 2 kubera corona ndaza mu Rwanda ibyo nari ndi kwiga byari biri ahantu ntakunze and then nyine I had to change ibyo nigaga and I do something else kandi urumva ntago nimba nari mfite sinzi degree ikintu ntago naza mu Rwanda mubwe ngo noneho ngo kumva yangu kandi ndi gukora iki azatangira nawe mtantangira ni iki kije kumbura mu Bushinwa se byinshi turadukaroni tuba tubona soni tubaho iko tuba sisa nabonye mbese tuba tuntu baturisha bimeze bite ma chopsticks turavuna gukoresha naranabyibagiye ubu ngo ariko nanye byari byaramvunye kutumenya abantu Chinese bari welcoming cyane izo nzara ni zawe ngari zanjye na my extensions none se iraganje uhitamo kwambara ibintu ugendeye kuki ubaye uvuge ngo uyu munsi wambaye gutyo nyine uhitamo gute jya muri garderobe yihuye nayo ugahita uterura bigenda bite ariko nta nubwo ndi abantu hari umuntu ufata agategura ngo kwa mbere kugeza ku cyumweru nzambara ibi ntago mbigira ahubwo njyewe iyo nzi ko ejo mfite ikintu ndara ngitekereza mu ijoro nkabyuka mu gitondo ubwo nkagifata ariko nambara ngendeye kuri occasion ihari yego bitewe no ku munsi n'ibiri byo uri bukore mu munsi mu Bushinwa ariko tubeshye wabigize inshinwa ntabwo watubwira akantu ujya kumburayo nyine nkumbura nyine nakubwiye nkumbura icyambere nkumbura abantu twari turi kumwe guhura n'abantu bava mu bihugu bitandukanye with different cultures biba ari byiza ikindi abashinwa bagira ama festivals menshi ahora warabyukaga ngo uyu munsi ngo habaye ikintu ntago mukigiye kwiga ngo ahubwo ngo mugiye ngo kugira duhora mu festivals ukajya muri festival ariko utazi icyabaye ibindi se ibiryo ntabwo ibiryo byanjye mbikumbura cyane nk'umuceri wabo cyawufana ariko ibindi ntabwo birimo amafuta menshi naragezeho noneho ndabyiwangana itama riraza ntangira kandi ikintu cyitwa abakobwa ngo mwanga itama byata tama inda hafi mujye barangira muri Body Max Fitness bajye bikorera umwitozo ahubwo nyine ahubwo nanjye ndangiye Porososa no yerekeza i Kanombe nzahashakisha ufite gym nziza cyane irimo ibikoresho bitandukanye swimming pool sauna na massage mpfa kwa mudahenda ibiciro biba biri hasi cyane bihora ari mu bubonane duhamagara kuri 0788 30 0788 ibiciro baba babikose hasi cyane ngiye kwandikaho gym nta kibazo niyo gym yonyine ngize Okay, fresh sana. Okay, noneho iraganje iyo munsi uhitamo ibyo kwambara bitewe na gahunda uri bugire muri uwo munsi. None se igihe uvuga ngo nambaye neza wambaye gute? Ngewe rero ngewe I believe yuko mara nambaye neza. Wambaye neza. Ese undi wamugani muravuga ngo ngewe sinambaye neza aba yambaye nk'imindurizo bameze bite? Kumugani. Umwenda uba warawuguze. Ayawe. Wow, kunze ni gutuvuga ngo wambaye nabi cyangwa wambaye uba wambaye neza. That's what I believe. Yego. Ni nako bimeze. Niko bimeze. Utekereza ko kubera iki se umuntu afotora ifoto ari we wibona akayisiba? Ndabona atari nziza kandi ari we wafotoye. None se hari ukuntu ureba umuntu bitewe nango murebeyemo hari umushaka kundebera arakura akavuga ati mbega umukobwa mwiza yanyegera agatangira akansatora yose
nyine ni ifoto uramfotora bitewe nango bamfatiyemo ndavuga wowe nyine ubwite ntabwo ujya ufata telefone yawe ukagira amafoto siba nyine ahubwo ndayasiba ari menshi nicyo cya kintu nyine umuntu yireba akaba ngo nambaye nabi ntabwo mvuze ko nambaye nabi hari igihe mbona lighting itari nziza kuri iyo foto nkakura ukayisiba ntabwo bivuze ko nambaye nabi kuko n'ubundi harayo ntabansibye kandi bivuze ko nambaye nabi. Okay, twigire noneho ku gitumye turi hano ugeze ukomeza ku kantu ka fashion ibyaze kuza bite was about that career fashion ni ibintu bindi mu maraso kuko hari abantu baba bafite nk'amafaranga arenze benshi ariko kazabona uyu muntu ukuntu ameze nyine ukuntu yambaye ntabwo abyitaho ntabwo ashobora no kubyita ariko nguyiwe ita so njyewe there's this thing yuko ureba umuntu ugahita ubonye ibyamubera tayari ni iki cyambera ibyo wambaye first of all birakubera wambaye neza n'ibindi byinshi ndaza kukubwira inyuma ya kamera n'ubishaka. Okay, twikomereze byari go yawe ni kwa ngo bitandukanye n'ibyo wize mu Bushinwa nuko wakuze ubikunda gusa ego ntaraho bihuri habe n'ahatoya Bushinwa niga software engineering urakaze inyubako urayireba ugahita ubanga iyi ngiyi ni software ni ibijyanye na ko develop ama website okay twikomereza no kuri fashion kandi so nandi nyine ugumva ndabikunda hari ukuntu n'umuntu ashobora kuba atiyizi atamenye icyamubera bitewe n'uko ateye njyewe nemera ko abantu bose baberwa ariko simvuge ngo kuko ngo kanaka aba bantu bose abenshi basigaye bambara gutya ngo noneho ngo nanjye ariko nambara kandi nteye bitandukanye bisaba kumenya uko uteye kureshya ukomeza gutya nyine and then ukamenya ukubereye ukamenya uko wisiga nuko witunganya ibintu byose bikaba neza ubwo nanjye ubwo byasabye ko nimenya n'ibyambera biza kurangira umenye n'ibyabera abandi buri muntu wese ushobora kumureba muri angle ye ukahita umenya ibyamubera ibyo nabikoze nabaye nabyitseho cyane nabikunze cyane niga secondaire hari ibintu bya modeling byajyaga bibaho and I happen to be a model ntarabyibuha ntabwo byibushye ariko cyane size iri yangiye fine ndi umu model and then after ntangiye kubyibuha ndavuga ati ariko nyine n'ubundi ibi bintu bya fashion ndacyabikunze kandi nakundaga no kwambika abantu bakavuga ngo noneho ko tugiye gupresentinga abantu bari kuri beach ngo bambare gute nkumva nyine nawe namfitekereza nyuma nza kuba umudesigner ariko not professionally mbo umudesigner gutyo niko kugenda njya mbona umuntu nkabona ikimubereye bitangira gutyo bwo hari nka ryari yo kera niga secondaire ni mu za 2014 gutyo kuva 2014 kugera 2020 ni imyaka myinshi 7 almost 7 years si imyaka 7 okay noneho tugire kuva kubikunda n'ubu ngo siro acyabikunda ariko nyine ukabona wari model uza kubihindura ukajya ubona umuntu ukabona ibyamubera noneho kuza kubigira akazi byo ngewe ntago ndi mu kazi ntago ndi umu fashion designer like ntago ibyo ndabikora umuntu ashobora kuba afite na shoot akambwira tukajyana nkamubwira ati this outfit irafitinga ariko ntago mbikora nk'akazi wenda icyo nkora nk'akazi nabyo bijyanye n'ibindi byose it's makeup okay makeup ijyana na fashion umuntu ashobora kuba yambaye neza ariko atakoze makeup bigapfa birapfa gute ntago bipfa cyane tewe n'ukuntu naturally ukuntu uwo muntu ameze ariko birapfa ukuntu mukuntu bisa nabi
nk'ubu yonza ntago mvuze ko ndi mubi nta nubwo uri mubi naturellement nyine ntize makeup ari umuntu uvuga ngo nyine n'abantu babiri batandukanye kandi se nyine ariko nk'ubu nyine nje nambaye neza numva ko hari ese ni wowe uri kuri profile yawe okay twikomereze kubera icyo yifashije twikomereze yego nyine arabona vango y'umuntu atari muri makeup bara abantu babiri ariko icyo mbajije nta kantu nyine kandi mo ndakakubaza gusa ariko nta kindi kibi kaganisha twikomereze ni mu mutwe okay twikomereze ase wa mugani no kubera iki bavuga ngo ni abantu babiri batandukanye makeup ni igice cy'umwihariko yongera ku muntu nta na kimwe yongera ku muntu niba ntacyo yongera ahubwo ni ngombwa makeup i-highlightinga ubwiza bw'umuntu ariko ntabwo imuhindura ntabwo yakugira mwiza utariwe oya umva mbega nibazi kuko ibeshya ngo babone ari aka makeup nuko n'ubwiza uba ufite waburimo ntabwo hari makeup nyine ariko ziri artistic n'umuntu yigiye igikoko nyine ariko ibyo ntago ndavuga makeup yo kwisiga ntago ihindura umuntu nk'ubu sinafite amaso mato ngo nyagire manini at some point mfite amaso matoya y'amashinwa mfite no gukora makeup ziratuma aba highlight ntago agaragara neza aragaragara at least ariko ntago bivuze yuko nayongera so abashinwa bakora makeup nabo barazikora niyo barazikora cyane bashyiraho n'amakushe nk'igihumbi kugira ngo baba ahubwo amaso nyamona y'aba manini mukuntu ariko nabyo hari ibintu baba bakuruye yego hanyuma ibyo gukora makeup byo byatangiye ryari byatangiye nka 2018 2018 ubwo nyine biratangiye ndavuga byatangiye mu buryo kuza gushinga company yawe nicyo nshaka tuza kugeraho byatangiye en fait nakundaga ntago nazikundaga ukunda makeup ntago nazikundaga ahubwo before ntago nazikundaga nari meze nk'abahungu ni ibintu byose by'abakobwa nta bintu wita naryaga nanabwiye mama ati reka ibyo ni iby'abakobwa ikintu cyose namwe ati ibyo ni iby'abakobwa ibyo ni iby'abakobwa hama rero this time nko muri 2016 mukuru wanjye yaraje and then yamenye gukora makeup kuva kera ariko ntago ari umuntu uri into them rero akajya akunda yazisiga nkicara nkareba ukuntu nari kuzikora nkabona ni byiza bugacya nkamubwira ngo reka ndebe ko ibyo wakoze ejo nkibyibuka nkamusiga woro ariko ntarabimenya neza gusa 2018 ngiye muri China nibwo from nowhere nibwo natangiye kumenya gukora ingohe ntabwo ibyo byarananiye nabyo haraze mbona bitangiye kuvamo nakwisiga umwana akambye ngo yongo usize neza okay bitangira no bana bambye ngo wansize baza mu cyumba cyanjye wansize ngiye aha wansize ngenda bikunda gutya mbidevelopamo none wigeraho mbona ba bantu babaye benshi sometimes they even take my time bakavuga nari ngiye nk'ahantu wenda ariko bakakubuza nkaba hatoke ndazi gukore nyuma nabati ikambigira akazi hariho akantu ku buryo kugira ngo nice gahunda yanjye rero nta n'ikintu ndikora unyishyure menye ngo byageze ku rwego bikora neza ku buryo abantu batangiye kujya baba benshi bakakwicirana gahunda wari ufite ego nyine nkabakorera bakabona ni byiza kanaka yabona uyu yasize ndagusigiye gutyo birangira bibaye something that I can do as a profession ubwo umuntu yavuga ko wabitangiye neza ukiri mu Bushinwa rero nawe muri 2018 kuko na mbere wenda narabikoraga ariko nta birenze yego ubwo ibya fashion byasigaye noneho wibanze kuri makeup hanyuma kuva mu Bushinwa wageze mu Rwanda ryari none uravuga ati bya bintu nakoreraga no mu Rwanda nabihakorera nageze mu Rwanda nyine ubwo urumva ni muri 2020 hama nyine kuko urumva byamaze kunjya amaraso n'abandi bari banze ureke na hariya na hano bari banze so
abantu bakambwira mfite bridal shower, mfite ubukwe. Baby shower. Akazi koko. Nani mbere nari umuririmbyi ariko ubu ngende tutrava. Mbere wari umuririmbyi. Yego. Indirimbo z'indimbo narabyibagiye. Indirimbo z'abakayirebwa. Si. Za Kinyarwanda. Aho ukuntu nagiye kuririmba mu makwe, bago nditaba turasohora umugeni. Ukaba bakubitira live. Ahubwo nkajya gusiga umugeni. Ukajya gusiga umugeni. Kuririmba bivuyemo gutya. Ntago byavuyemo nabikora nongeye kubitekerezaho. Sinago turimbira akarimba kamwe kugira ngo abantu bumve ko talent kasi bibutsa abantu Cecile. Wait. Uta. Okay. Hanyuma ugeze mu Rwanda uvuye muri China makeup noneho mu Rwanda utangiye kubigira noneho akazi gute? Watangiye ubikora nka joke siga abantu nyuma barabikunda ariko noneho uza kubishinga company none ibikora gute? Nibyo ari mutubwira muri Veni utangiye kujya mujya mu baby shower, bride shower. Sina baby shower naho bakora. Ayo mashowa yanyu. Umva nta kintu na kimwe umuntu atakora makeup. Nahajya ubwo natangiye kubikora narageze nyine hari abantu bajyaga no mu mashuti kuko nzanye n'abafotographers benshi bakambwira ariko icyo gihe nta hantu wambariza nyine you just know me, if you don't know me then nta kundi ubwo wenda kubuza ariko this photographer yambwiye ngo ese wakoze this platform ku buryo nitubwira umuntu ngo hari umu makeup artist ufite ubikora neza you know ariko nimubwira ashobora kuko ntafitano bariza and aranyina mpiyo ide ndamwe ati you're right nuko nyine ntangira gushyiraho these platforms and all ntangira no kugura none ibikoresho bya nyabyo noneho ndavuga ati noneho bibaye seriye reka mbere nakoresha nasigaga umuntu n'ibintu byanjye byagari byinshi ariko nkamusiga n'ibintu byanjye ariko from that time nyine nahise ngura ibintu byose nyine requiring for a makeup artist. Noneho bitangiye neza nyirizina ahagana ryari muri 2020 nibwo watangiye neza noneho kugira location ubarizwamo. Nko mu kwa munani. Mu kwa munani. Se umuntu yikorera makeup ni wowe uba wabyikoreye gutyo? Ni wowe uba wishize ubwo ngubwo? Gutegura koko. Hanyuma iyo business noneho kuyihuza n'amashuri se byo waje kubikora gute? Ufite abakozi? Ntibigora kuko gusiga umuntu kwiga birukwabyo nta n'ikintu na kimwe nabirutisha ariko uragerageza kubimanaginga both of them ntago bivuze ngo kimwe urahita ukitaho cyane kuko nyuma yaho ntaho biri buze kuza guhurira. So ndiga gukora akenshi niyo ari abantu ntago ndashaka abakozi nabo byikorera. Roxane twarimo tumubaza nyine ukuntu uhuza amasomo n'ako kazi kawe makeup ubundi ubasanga aho bari baza aho ngaho ukorera bigenda bite? Abenshi mbasanga aho bari yego kuko akenshi usanga none urana nk'ubu dusigaye twambara ama mask n'ibiki bisigaye bigoye urumva ese wa mugani simbogamizi ku kazi kanyu ntago ari zo kuko ndeba n'ubunazi kugataka ko mu munwa ntabwo asigara gapfukamana ubuse kasigayeho na ndabizi se kariho hari nyine iyo usize urangije hari spray bita setting spray urasettinga nyine ku buryo ikintu cyaje cyose kimuguma kikuguma so I was saying ngo ni wowe bikora wenyine se baguhamagara nko ku ishuri bahamagara ndi ku ishuri ubwo nyine byaba bipfuye uwo mukiriya wagiye kuki udashaka abantu ngo ko nta muntu ujya umpamagara ndi ku ishuri kuko abenshi akenshi bahamagara
nyine niga urumva igihe cyose niga akenshi bampamagara navuye ari yewe ndabampamagara ahubwo ndyamye agatutsi gatukaka mani nakunda agatutsi gahita ukareka ukagakatira da Roxane birinjiza wapi kabisa Roxane hanyuma noneho wakibutsa abantu location neza ako si wa mugani ugira location cyane ubwo ni platform ukoreraho ni platform kuri Instagram ni Glam Goddess official glam glam goddess yeah goddess official bifatanye ese ibintu byawe byose nyine ko ari ibintu by'ibisirimu ukuntu Roxane glam slash wabaye amahanga koko oya yine glam slash goddess official bifatanye cyangwa nyine ukajya kuri personal account yanjye naho nuko indiyo nyivuze kuko hariho nimero z'akazi ariko iyindi n'ubundi ni Roxane _N / Honya yego Roxane _N yego nyine ubwo ni hose bagusangaho hose wansangaho okay nimero z'akazi ni 0788 7 14 Roxane nakaye kanarambiwe fuka ibintu nakunda birambiwe mbona bimaze kuba too much kajyanye nyinshi kuba wenda kubona muri somo bantu societe bisanzwe ari uducaracara kuri platform dutandukanye kubuti ndakarambiwe nge ndambiwe covid ndambiwe ibintu byose nta sinigishyikira na post ujye ubona ukabona nyine abantu baduhoramo kabati turarasana twenda turambiwe ikintu abantu bahoramo ni memes kandi memes rero zihora zisekeje buri munsi ubona zihora zisekeje rero ntabwo nazirambira njyewe turatuntu twa mood ya today mano dusa n'utundambiye mood ya today ni ibiki byo ntabyo umunsi uko nari imeze kukiryo kari aho ngaho oya no gutwika kuko umuntu akavuga ngo tumbaze akerekana uko yari ameze ku munsi birambiranye ikize bire yerekana atwi update ingere ni updates ziriya baba baduha Roxane mfite akabazo hano uramutse ukundanye n'umusore ako usufse boyfriend komeza ikibazo twikabereze ukundanye n'umusore boyfriend wawe nyuma ukazamenya ko afite inshuti bahuje igitsina wabigenza gute afite inshuti bahuje igitsina indi inshuti ku ruhande bahuje igitsina inshuti yazina inshuti za friends cyangwa bari kugira some entanglement Nuse niba none se twe ntago tugira inshuti oya ndavuga bya bindi nyine numva iby'amagenge yego wabigenza gute ego man komana regis ngo tuyiwa safari nakuba ntago yego that's another situation rwose ntamenya nuko nayihandlinga ariko nyine ngo byandenga ugakora iki none se wumva nakora iki nagenda nyine wagenda mugahita mutandukana vuba no sibyo ni aba yarakuburanye iki yewe wabona n'icyo wabura ukajya ku wundi nkanjye okay umva ntabwo ndi kujajinga those people ariko nyine ngewe boyfriend wanjye rwose nsanze bimeze gutyo ubwo nyine nta kundi yakomeza inzira ziwe nanjye ubwo nkomeza urugendo roye bye okay it was nice to meet you okay Roxane uramutse ukundanye n'umusore umurusha ubushobozi bw'amafaranga nibwo ndimo kuvuga wamuha amafaranga ngo agukwe ankwe iwacu batabizi ariko batabizi nayamuha ntabwo byatuma uzajya umusuzugura mu rugo si ibyo ni wapi umusuzugura se kubera iki akantu kose gakomye bakose uko n'igihe waguhaye amafaranga wankoye narikoye
wese kuki atagusuzugura ko wikoye nyine ni ibintu umunsi wenda byazanagenda neza ko urya umuzanye hiti ko yakubwiye ataka ubundi wowe undi nindakuzanye si wikoye nyine biri normal ko umusore ak'umukobwa ariko nyine y'umukobwa yakoye umuhungu nago muri societe namukoye nabamuha amafaranga yo kunywa ntabwo nabamukoye njye still yaba agikoye ariko none se sinzi uko byagenda ariko nyaho kugira ngo azajye kwishyura amakredi atazishyura cyangwa whatever nyafite nayamu ni urukundo nyine ni urukundo si rusobanura gute wowe rukundo it's a mysterious thing rwose iyo abantu babiri bakora babaye inzanga ntabwo baba basigaye umuntu ari mu rukundo neza aba yabaye inzanga aba yabaye impumyi ahubwo niko urukundo se ni impumyi ni impumyi reka ntabwo ubizi ntabyo nzi ni impumyi rero urukundo se rutarafata umwana wo kwa generali ngo rumuhuze n'umusazi ubwo ruhuma gute wasanga byanaba wenda ahubwo izindi mbaraga ziri aho inyuma nizo zituma bitaba ariko byanaba urukundo rurabona hari akantu mperutse kubona bavuga ngo umukobwa wanze umusore ukize agakunda umusore ukennye ibyo byabaga mu ikinamico naho n'ibikiba byaba ko wakanga umusore ukize ugakunda umusore ukennye kuba byonyine bavuze ngo wamukunze nyine ubwo wamukunze uzi iyo wakunze umuntu irega urasara ndi ku mugani wawe ni ibisazi urasara nyine kuba umuntu wakize ntabwo bivuze ko ari icyo gihise gituma umukunda icyo ari cyo kibi urukundo rutuma umuntu asara si ubwo ni rwiza ni rwiza iyo umuntu akwemereye mugasarana ikibi ni ugusara wenyine mwese mukibera abasazi nibyo byiza iyo wasaze wenyine nyine biba byapfuye bibamarira mu nyuma iyo mwasaze undi nasare ku ruhande rw'umuhungu n'urw'umukobwa ni hehe biba bibi cyane hombi biba bibi cyane iyo umukobwa yasaze umuhungu ntasare birababaza umukobwa iyo umuhungu yasaze ninde ubabara cyane nyine hababara uwasaze urumva hababara utasaze ariko wowe se iyo ujanishije ubona abenshi basarana cyangwa hasara uruhande iyo ari urukundo wenda hari ibintu wenda ubu wowe ku ruhande rwa byagenze bite mwarasaranye murasarana wowe mwarasaranye ubonye tudasarana se naba nsazwa n'iki ni ukuvuga ngo wowe usara udutwenze ku wabanje gusara nshobora gusara biterwa n'igihe bigufatiye nawe bimufatiye bimfashe nkasara biterwa n'igihe ibisazi bigufatiye bimfashe nkasara mu nyuma nkazirealizinga yuko atasaze uhita ubivamo ese ubwo waramukunze bya nyabyo wakunze umuntu bya nyabyo ntabwo witangira rero ibyo ni ibintu bisazi noneho nkunda mu mibare turabyita gutya ariko nyine iyo ubwiye wakunze umuntu ushaka bisaba ko nawe agukunda niho biba munani none si ko bavuga ngo nyine ngo abantu ngo biruka kuba basiga hari abantu biruka kuba basiga ugasiga ugusanga si ubwirwa n'iki ko arimo kugusanga ese iyo umuntu akwaporoshinga ntabwo ubibona nyine uramubona ahubwo we ntumenye uwo uri gusiga nibyo nimba uri kumusiga ubwo nawe aba ari kukwaporoshinga nawe waporoshinga abandi bibaye byinshi nawe ngo warimo arakwaporoshinga nawe urimo uraporoshinga abandi ubundi hari indirimbo ni iyande ni iya kayiraka waturirimbiye ariko kunda ugukunda kuko nta bindi gukunda utagukunda birababaza nyine nari ndi gutekereza lyrics yayo nyine bavuga kunda ugukunda undi nawe akavuga ngo kuko ukunda agize gute twiganira ku musozo kugira ngo tunakureke ugire na gahunda zindi ujyamo make-up n'umusore bamukorera make-up biba bisa bite so neza ntabwo umuhungu ntabwo iyo ngiye gukora make-up umuhungu ntabwo musiga lipstick ntabwo musiga amaso ngo nyama ariko hari make-up
ziri neutral zazindi utabona ko umuntu yisize makeup gusa ukabona arakeye aba actors benshi bo mu movies abana basore twatwaye uyu muntu abaho dukubita ingero bamwe mu basitari cyangwa bamwe mu byamamare bakoreye makeup zino sinzi abanyarwanda mu ndirimbo wenda niho bazisiga ariko mu movies ntago ndabona ko bisiga makeup kuko ngiye iyo wisize makeup uri umuhungu ndabibona niyo nta sinzi nya bitabipika nje kare hose nta kariho kandi kagiyeho wahita ubona difference kandi ubona ko kiri wowe usa neza ariko yazo umuhungu wisize makeup no yicongesheje aka hairline kagaragara neza marry me please none se gacho wakankubise hanyuma ugahita ubimbwira ibyo ngibyo umva tuzabigira undi munsi rwose ngewe umuremere okay nta nubwo uzanyishyura okay thank you so much ntago njye ndishyuza byatari ubwo ni ideni tayari ntari I can't wait none se ibiciro mubivugana hari ibiciro bibe precise cyangwa mu bargaining ibiriho ko njye nkunda abantu ko rwose aza kukubwira amafaranga umubwiye ibintu byo kugabanya abenshi ntibajya bagabanya ariko wambuga n'ibyo bintu bikorwa n'umusirimu nakucirikanya biza ubwo nimba arayo ndabarayo ngayo kandi ntabwo umuntu umuhenda nta nubwo ushaka gutakinga advantage ntabwo bihinduka se abantu ntabwo n'ubundi ntabwo umuntu wasigira umuhungu ntabwo musigira makeup kimwe n'umukobwa abakobwa nabo ntabwo mu bride musigira kimwe n'umufiye wiwe ariko nyine haba hari ibiciro biraho ntabwo mba guhinduranya ngo today is this tomorrow no abaraho nyine ariko mbizi it's a bride naya umukobwa usanzwe naya occasion none se makeup ubona abantu bayakira gute mu Rwanda iri ku ruhe rwego ni rwiza makeup yibigeranyije n'abavuga wenda ko ashobora kuba ari ugutuma umuco ko umuntu yihinduye bo bagenera ubuhe butumwa ntabwo makeup ari ugutuma umuco nta nubwo uba wihinduye umuntu naturally aba ari mwiza ko nta muntu mububaho first of all ikindi makeup highlighting ubwiza ariko ntago yongeraho ubundi bwiza burenze yego ubwo nyine bwo highlighting bwa bundi wari ufite bukagaragara noneho bugapika ariko ubu bufite n'ubundi so abantu igishimisha abakobwa bo barabyumva aho igishimishije nuko nahungu asigaye babyumva okay ngiye njye gukora ubu ngumva numva nishimye kuko utubona ati kabisa you need to tell your brothers too kuko umva birashimishije kubona ahungu asigaye babyumva okay turasoje rero sinzi wakibutsa abantu platform zawe aho bagusanga bashaka iyo service hanyuma tugasoza niba ari ikindi kiri ku mutima ukakibwira abantu tukagushimira ko wabanye natwe hanyuma tugasoza platforms zanjye hari ya makeup ni glam / goddess official je ndavuga ka Roxanne ego hanyuma aho niho hariho na nimero yanjye niyo y'akazi hanyuma yanjye nanjye urashobora kongeraho nanjye ni Roxanne /Honya Roxanne niryo ryagora umuntu kwandika ni reka mbivuga mu cyongereza abantu benshi mu cyongereza kuri igifaransa ROXANN na I ubwiyo ni Roxanne /Honya Honya Honya okongoko turagushimiye cyane wakoze Roxanne murakoze namwe reka namwe mbashimire mwaye mudukurikiranye kuri Yabwe TV mbibutse gusura website yacu yabwetv.com kugira ngo ubashe kumenya amakuru agiye atandukanye Roxanne mu mugana bakorera makeup babisa neza cyane kuba umusirimu kubusa neza niko gaciro kawe kandi ibiciro abafite ntago bari binini cyane ibiciro babikubise hasi mu bagane yabakorere nimero yababwiye platform yababwiye njye nitwa Patrick ndabashimiye reka dusubire mu biganiro byacu bitaha